kuko Jesus buriya kugira ngo nabyemere buriya Yesu ntabwo yajyaga aryama buriya kwa kundi abapeti bajya kuryama reka kuko ari ahantu yigeze kujya iwabo arabatoroka byayiga saa 8 z'ijoro aromboka asanga Mary wararyamye Mariya asanze Mary arimo araryama aravuga ati reka ze gwereke abaraturutse abagiye mu rusengero aravuga ati nimwihane Imana irambwiye ngo Herode arimo aratuzengaraza Herode aratujagaraza sinzi ba Farawo sinzi n'abandi aragira avuga ati ibyo bintu mutabikora dore Farawo afite gahunda yo kugira ngo azandembure urumva Yesu yajyaga byumvamo ko Farawo byanga ibikunde azamuraburiza urumva arangije Yesu icyo gihe ngo bamusanze mu ntuza mu rusengero ari umwana mutoya ari mutoya uruhinja mani mama we aramubaza ati umwana wanjye ari hera bashakisha icyo gihe hari za Marine icyo gihe bajya kumuhiga baramubura ngo bamuhigira mu Marine mu za Marine baramubura bazi ko yagiye muri Marine za Kimisagara baramubura bazi ko yagiye gureza za Gikondo hariya kuri Mazi baramubura arangije basanga kumbu mama we amaze kumureba neza asanga umugabo we Jesus yagiye mu rusengero ayo baravuga ati nimwihane dore Herode atumere nabi Herode arimo aratujagaraza Herode arimo arahiga abana b'abahungu sinzi ikintu ashakaho birangije ngo ibyo bintu bimaze kuba ngo byahise bigira gute byatumye Yesu Herode amenya ko Yesu arimo kuba icyamamare ibintu byabaye ngo Yesu yajyaga ajya ahantu wenda tuvuge wenda legalize buriya Yesu yakundaga ahantu ibibirara ntabwo Yesu ajyaga akunda abantu bari aho ngaho bari smart cyane yakundaga ibintu by'ibirara cyane kuko wibuke ko Yesu namwe babwa bari imihanda ni Jesus bro arangije ngo agiye imihanda Herode aramubona aramubwira ati wowe urinde undabwira ati ni njyewe mwami w'abayuda aravuga ati mbishoboka icyo gihe Herode Yesu agenda akoresha inama agira gute abantu bose baravuga ati mwe mugiye gute muhamagara uwo mugabo wita umwami w'abayuda turebe ninde ngo Yesu ngamaze kuhagera Herode urumva Yesu bamuziritse urumva koko akonje tujye tuganira ko wenda bisi yose bizi kuri umunyamakuru tuvuge wenda urabizi ko wize pe buriya Yesu ntabwo ari umunyepolitike